Axel ndakubaza sibyo ndakubaza yibye kumbwira ngo bamutwaye iki ibyo bintu urabizi Axel ufite impamvu uri mu bikibanga sibyo ibyo reka mubwira Axel reka nkunige mama wareka mbabaze reka nimukafate umuntu ngo mucurike mu mucurukure imikorere yanyu turayizi imyaka yanyu natwe twayiciyemo uranyumva neza ibi bintu Axel arabizi neza wabyumvise ahubwo byabayoboye uje kuntekera imitwe ngo ntabuze icyo bamutware reka nkubwire n'ukuri ukuntu bigenze reka ngusobanurire ukuntu bigenze Axel urumugera rucuruza oye nagarucuruza bigenze bite Axel reka nkubwire neza ukuntu bigenze Bruno reka nkubaze buretse kwifata utyo ibi bintu urabizi yo bimeze bite se sha ni fresh wallahi none nguhamagara nakuze nyumuramamagaye ndahita nyibona ariko nibuka ko wari wabimbwiye se ko mbona ahubwo uri muguru kugiye shashe subizi ko mba mfite so nyinshi nanjye kada ijyo guhamagaye none sinari mbanje kukwitaba niyo mpamvu ndakubaha Ngogatese kakana wallahi shaka ari neza kabisa ahubwo naramwinjiriye nejo bundi kuzajya kumureba bang tikitiki so ni vuba kabisa gukoza none sishaka wari umamagaye ngize ngo ni bombe waguturikanye waraye mbona warihisha wakiwe ariko urebye nari bitura umutima mu rugo na amahoro ariko nizere ko ibintu ari neza nta kibazo gihari uracyaje ku mashuri se shawura cika none se Bruno ngo byagenze bite ngo byagenze bite ibya nimugoroba nimugoroba rero uriya muhinde baba nagarise umuhinde ejo nagiye gushyira ku kazi ureka ko before twe twaravuganye ndagenda ndakora none ubukiye bwawo ejo nyine hashize ngezeyo nsanga tukayigurishije kira kitu cyose biri none se na coffee shop yarigurishije yigo no kuvuga ngo ibintu byose birimo yaragurishije ambese ashira ku isoko anamukozi ni none se wagezeyo wenyine cyane abandi mwese mwahuriye oya nagezeyo ndi uwa mbere n'abandi baza kuza nyuma bahansanga noneho abona kubitubwiye nageze ku kazi by'abahinde munyari n'abasazi kurikana ntabwo bari normal nukuvuga ngo mwahageze musanga yamaze kugusha business kira kitu cyose yego nyagasani teta mamagarira gicambaze musuke noneho ndumwe pe ariko nyuma yaho naje kugira gutya jya kureba wa mushito wanjye mi babaye mfite agahinda numva mbabaye teta uzane n'ikisokozo numva mbabaye byataye agerageza kunkaruma amyinangaruramo akugara muri mu ariko natashye nariho ugiye kumugoroba nuko natagusanze hano ariko ntabwo yemeze nasandi muri muduti sode rero Bruno reka nkubwire ikintu kimwe ko bicara nkaha ipfundikiye imisatsi yawe yo gucika reka nkubwire ikintu kimwe sibyo iyi si ni ibi nyine biba byashyushye ejo byakonje niko ubuzima bumeze sibyo ntabwo ibintu bihora ari byiza kandi niba hajeho rwa ruhande rubi cyangwa rw'imbeho ifuko ukomera wanyumvise ibintu byo gucika intege byo utagira ngo byari kugira akazi urakabona ejo kagaragara ni hatari nyine noneho ngayibaze umwana uri mu buzima bwa wenyine sibyo aba wenyine nibe nawe uri muri famille noneho uravuga uti ndi iwacu sibyo ngaho wibaza ati akazi karagaze ndi buburare Aisha wapi nabaye nkwamye muri iyi minsi kabisa sikuba bihejeje bona subizi wowe barabiretse anejo bundi se subizi ko nanjye data nobora man Saranje byanje kakana nyinji ariko kandi yesi kuri yesini yes kandi yesini karaka jama nagafu agafu byata have ahubwo se
Shabaje ubu ngubu mukanya nanjye kwita nikaraga abana nihereje nabonaga ndi kubona n'ubundi usa nk'uri home tu nibereye home nyine mvuga utonda n'ugeraho dushaka kuzamukana n'iki ese budi ari ikintu cyihutirwa wahita gucakira se sha wapi bwo nuko njya urabure nyine aba ubona itabirinsa mwana se subizi umutima uzi kuri wakwita none se umutima uzi ukuri nyine nawe urabizi akazi karahagaze ndakaraba iki ntasabune ndibaza buri kintu icyo ari cyo cyose sibyo haba hariho nyine uruhande rumwe byanze bikunze rwo gushima Imana sibyo shero wanjye yumva ariko nyine courage ntucike intege ikiza cyawe urumva iriya certificate ya bariste hari ubwo se bashoma ntabwo bashoma ariko nanone kukabona muri kino gihe Bruno wihangayika byihora hari umuntu ndi buze guhamagara sibyo hari umuntu ndi buze guhamagara tonto Kayumba araza kudufasha sibyo kandi nawe nyine uvugane na Baemi ugerageze uvugane na bari abahungu bose mwiganaga nta wamenya hari igihe gusa ni wigunge nicyo ntashaka gukora sibyo ubu ugiye kuvuga ngo ishuri rigiye guhagarara ngo uziyishyurira gute n'iki n'iki ibyo byose umuntu abitekereza Imana irahari shanu wihangayika Imana irahari ariko akumureba ugasanga nanone gutakaza niko kantu kabi sorry sheri wanjye ndakoje sorry teta ku ishuri se bite ishuri rigenda nta kibazo ntabwo wasanze baragusize okay akazi wiga teta hanyuma se bikagenda bisa nk'ari abana bakora biga iwanyu sure kwese teta ntajya nabagize ikibazo nese teta usohoka saa 9 sibwo musohoka ubwo akazi wawe kagera usanga he muri weekend se muri weekend cyangwa abo bandi bakora ryari joro bakoresha oya kandi bakora shift y'amanywa ariko nguko ku ishuri yagiye gusaba uruhushya gukora bakaguhereza iminsi yo gukora nyine akazi bakabavugisha ku ishuri ntiwige oya teta oya mwana wanjye uracyari umwana ugomba kwiga nta nshingano n'iyi nimwe ufite muri uru rugo uretse kwiga sibyo reka wabaga uwa mbere cyangwa uwa gatatu byakabije ejo mu gitondo uzatanyuze ne wabaye 20 cyangwa ejo abure diplome ngo yagiye gushaka akazi mu mbabare nzabatunga mu bushobozi bwanjye buke sibyo icyo ntazabona nzaba ntakibonye murabizi sibyo Bruno sibyo teta wanjye ibyo ntabonye sinabibonye nka mama nta kintu nabima rwose sibyo hanyuma rero ibijyanye ngo no kujya gukora nshuti yanjye abona abandi ntago ari wowe sibyo nzagerageza uko nshoboye kandi muzabaho sibyo ibyako kazi byo tuzaba tubishaka ariko ndebera ukuntu nsuka rwose nk'ubu yawe byo batunga mwari bubeho mayi na data cyane rero kazi ni kazi we asto agusutse we ntukanyine so bayo mu Nigeria yewe ndetse mu Nigeria pe ako bizakunda buriya mama katwese bizakunda aryo bege ngo yihaye kwirirwa ryamye kugira ngo bitazagenda bite ako nyine nta n'ibyadanje nubwo bigaragara cyane shobora mu rugo bimaze iminsi ari mu birebire oya si mu rugo ni mu birebire ubwo mama nawe ngo riranta ngo boro nk'izo ndabyumva cyane abagukatira kabisa abari kunkasa byatari wumva ngo ahubwo no ku isoko ubu sinajyayo kubera iki mu birebire ngo ahita uyakuraho ngo vuba iki nanjye narebye ndavuga uti nyamara hari ukuntu agerageza kwerekana agasura nyine ku mukecuru n'iki sayihangana ariko ibyo ushaka igitekerezo se sha agatekerezo naguhasa wowe ariko ari n'ukundi kuntu twabigenza tu shaka rero bro ukuntu nabitekerezaga nubwo nawe nta kintu mbwiye ndabona ndagira ngo nyine nereke umumere n'abavandimwe yuko njye ntari bijyanye biriya bintu wapi ntabwo ari ibintu uri clean ndari ukuboro nyine nanjye mba meze ndabizi bitari byiza ariko biriya bintu byo wapi kabisa njyana ntabwo ndeba ako ni na neza famille we
nk'ibintu nkubwiye rero urabizi uriji ryanjye nshaka nyine bimfashamo kuko urabizi n'ubundi wowe muntu wanjye duhorana muri rwinshi twita bativa kijewe nawe urabizi ubwo rero nshaka ari akantu mfashamo tu kugira ngo ngaragaze ko mu rugo n'ubundi bino bintu bitari njyewe ko banyeka siko ndi hari iribizo ndabizi mani njye ntacyo nakwira amahoro kabisa niko ngo Edi ngo rirwa ryamye kugira ngo bigende Imana yaremye ijoro kugira ngo turiruhukemo irema amanywa kugira ngo tuyakoremo akazi siko bimeze ngaho ni mumbwire ngo idara ryamye yasohotse ndi kumva yasohotse ntabwo ari hano wowe rukara ryamye akazi yabyutse kare yabyutse kazi itasohoka hanze yasohoka nta kintu na kimwe atubwiye yabwiye ko ageze nakubwira ibyo bintu mumbwira neza gusa ubu Edi ni umuntu najya kubaza ngo ugiye mama Edi ni umuntu ukuze ariko se reka nkubaze Edi umurusha imyaka ingahe si hafi 3 hanyuma se kuyimurushaho kwisotsa uvuga nta gusabura ubusa ariko umenyesha busize mu nzu ariko yari yatubwiye numvaga ngiye kuko yambwiye nkibaza se harimo iki kibazo kukubwira ngo ndasohotse Edi Bruno ibyo bintu birahagije wowe iyo ugiye kuvuga aho ugiye utingiye kureba umuntu hano haruguru Kimironko utingiye guhura na Emi sibyo uramutse ugize n'ikibazo namenya ngo ndahamagara Emi mubaze ni Bruno biteko dada siko bimeze kusubuye Edi none nzagushoboza ubwo kandi mamumva mubishyigikiye ntabwo nifuza akantu kose kazatuma mwitwa abana b'umugore ayo magambo simara munyababwira iyo ndasohotse ya buri munota ndasohotse ya buri nk'ubu giye nari nzi ko ari mu nzira ryame none nyumvira ngo yasohotse ndasohotse so what Bruno hoya ni murumuna wawe nimwicara mukaganira sibyo nanjye nzagira umunsi wo kumusubiramo kugira ngo bikeneye kana kigiza akagabo muri uru rugo urugo rufite nyirarwo kandi sinkumve mubishyikiye teta ejo nawe uraje ujye uvuga ngo urasohotse uri umukobwa nahita nkuyicura bizi nakwicaraho mama nana kumusego nana noncha kumusego aka kanya se ngako okay gutyo sava yego okay Bruno wabibonye ibintu bya Edi impamvu mpora mwikanga ko ashaka kuba mwitabi nk'ubu ngubu mumbwije ukuri asohotse agiye witabi noneho ntabwo witabi ntabwo witabi ko witabi wapi wumva batarabimbwira itabi arewe erega ndabazi ukuntu muri sude mwebwe yaba adasoma no kunzoga akaba mwitabi byanya byose ubu ni njyewe ugira umusazi nyamara Edi ndamukera teta yasi wamba bari ukagiye wumva ibintu mba ndivuga kurangana muri telefone niba twicaye gutya tw'umuryango turimo turaganira ibintu mvuze urabyumvise cyangwa wumvise TikTok wumvise mwikize hanyuma ubibona gute teta ibintu babihagararaho ntajya nka mama reka mubwire ntubona ibintu bye ngo byanagiye nagarutse nagiye buri kanya none ibintu bayivugisha wese kutabivuga reka abantu ntabwo ari kimwe mama ngo zirakurya none se zirashobora kuba n'izitemeze iki gihe n'izitemeze iki gihe noze ngubu na wiriwe neza mama Gicanda mwiriwe wiriwe neza Edi baramujyanye ngo Edi baramujyanye ngo nguki bamujyanye hano hanze gutyo kuri gate akosereka mubaze ibi ngibi haguruka kujya mu cyumba polisi iramujyanye jya mu cyumba Gicanda irukana ngo subiramo ngo polisi iramujyanye bagiye kumufunga bagiye kumufunga umwana wanjye bagiye kumufunga hari kwisishyamo mwari muri hehe se hari haruguru ku muhanda akoze ikiza ararwanye ntago mbizi rwose baramujyanye Axel kanguka
reka igihunga mbwira bagiye bagiye kumufubira bitari ibyanyabyo baramujyanye baramufasha ni ibintu byanyabyo yego baramujyanye bamwambitse nyine ipingu bamufatanye iki se bigenze bitabo wanze uruhuke tubwire bigenze simbizi undi muntu bari kumwe bahita babajyana ari babiri tuza mbwira Axel Edi yarwanye wapi Edi yibye wapi hanyuma bamujyanye kubera iki wowe ko batagutwaye Axel ndakubaza sibyo ndakubaza yibye kumbwira ngo bamutwaye iki ibyo bintu urabizi Axel ufite impamvu uri mu biki banga sibyo ibyo reka mubwira Axel reka nkunire mama wareka mbabaze reka nimukafate umuntu ngo mucurike mu mucurukure imikorere yanyu turayizi imyaka yanyu natwe twayiciyemo uranyumva neza ibi bintu Axel arabizi neza wabyumvise ahubwo byabayoboye uje kunekera imitwe ngo ntabuze icyo bamutware reka nkubwire n'ukuri ukuntu bigenze reka ngusobanurire ukuntu bigenze Axel urumogi arucuruza oye ntago arucuruza bigenze bite Axel reka nkubwire neza ukuntu bigenze Bruno reka nkubaze buretse kwifata utyo ibi bintu urabizi ndarengana reka nkubwire n'ukuri ntago bari kumwe mama waje ukabanza kumva wowe uri mu baburanira nta yindi ni ukubera ko ubwo nawe ufite amanyanga yandi ukora yandi manyanga ubanza wicare basi wumve ukuntu ibintu bimeze reka mbabwire reka tugusobanurire ukuntu bimeze kuzansaza nkirukanka nta kindi kintu muzangiza unsobanurire iki reka ngusobanurire ukuntu bigenze byagenze bite urumva twari turi hariya ruguru ku muhanda uri kumva noneho abapolisi baraje nuko nguku abapolisi baraje ariko umuhungu bari kumwe banza bari kumwe urumogi ariko njye ntago mbizi neza niyo mpamvu nabikubwiraga hanyuma wowe ubu mbwira ngo iki ntunga ngo nisigara ntayisomaho ntago nari mbizi ariko mama ariko Bruno ubu kumfasha aba bana ayiwe ariko ubu navukiye kuruha kumfasha aba bana byarakunaniye mama nukuri ko imana kurahimbiza nose ko umuntu yagiraga kucye umuntu murarana mu cyumba nshuti yanjye nge ntago ndarana na Edi urarana nawe mu cyumba ni gute ashobora kuba afata urumogi ukaba utabizi ahubwo ubwo ntimurusangira teta ibi bintu urashaka kumakanira kutabizi mama nje nari umuginywa nimubona ukuntu mwirwa mu nari umuginywa nimubona ukuntu mwirwa mu nkina kandi nimba koko ibingibi Axel kuvuga ntabwo mbizi pe n'ubwa mbere mbyumvisha kuri Edi umuntu utanywa inzoga atanywa ikibwongo bwe ko byo ntiyabikora ubusubizima bw'umwana ntabwo burangiye kumva urunza bagiye kumufunga imyaka 15 nta nubwo nzi niyo bamufunga amenya ari 50 ubuzima bw'umwana burarangiye umwana w'imyaka 20 Bruno ubuzima bwahita burarangiye kandi buri munsi ndababwira ngo aho hari urupfu nakwemera gupfusha birutwa no kujyana umuntu rusoro nkajya njye kumwibuka mushyirira indabo ubu ngiye kwirirwa nirukanka kuri prison hejuru y'iki yo kutumva wowe uri mukuru ki wamariye iki wamfashije iki mama igihari ngiye ntabwo ibyo bintu nari buri munsi nkababwira ni nyamara Edi angura umuti nukuri mama gicanda tubabare basi wanze ujye kumureba kuko birakaze bashobora no kwita bamumanura njye kumureba mfasha nicyo cyihutirwa n'umuvandimwe njye kumureba si ubu ndamenya mu kitajya gusa ndamenya ntangirira ariko ku mana yanjye gusa wibuke no kugenda umushyira ibyangombwa nabyo ntabyo yari afite bamujije ibyangombwa bamujije urumogi cyangwa ako mana yanjye gusa ndamenya musangaye koko erega n'ikitari kimuzakizana simbora mbabwira akoreka mbabaze Bruno ubu nziyahure njye muri Nyabarongo ingoni aziye n'igihe nzabigenze si umuzandusha kugeza ryari mwebwe ubwanyu ntimushobora kwitekerezaho ngo munyorohereze koko ngize umwana w'urumogi ngize igiciro ry'umugani teta nzana cya kintu nifubika njye kumureba ndanagenda ameze uko byose ni kimwe n'undi narasaze byararangiye mama iki
Rekera mama. Edi uvuye he? Arindi hano hanze gatoya mama, ahubwo ngiye nuko ngo ibintu maze iminsi mbona bitagenda hano mu rugo. kandi batubwiye ngo bakubyara. none se I'm the one who planned barakurekuye all this. barakurekuye So as a prank, mama. I just did this for bro kutatubwiye I didn't have to tell you. I didn't have to tell bari you. batwishe. Yeah, kuno byagenze rero mama nkuko mubizi amaze iminsi anyikira y'imikiteri myiza ko slang zanjye kumvuga niki ariko mama ngiye nabo nitabi kandi ikindi mu bintu biguhangayikisha ukamaga ikitabi nako birimo. akweti none igitabe ndapfuye okay shukurika mwankiri baragufunguye Yakuye nambaye ngiye nigeze ndenga ku muryango se mama yasohotse mu kanya uzi ko njyanye ya kuri telefone gato ndagushimira Axel inshuti yawe Ariko nawe mbona uzanyicisha ase Edi nawe. Axel wambeshyaga Twaza plank nyine yansobanurira uburyo wamufataga. ibiciro byari bibizi Bari babizi ko umusa ntabwo uri kumbanjije ukangira nakubwiye ko umwana nataye ngiye muzi warunyishe. ariko dikamubwira ntatabona none tuve no mu mikino ibyo kuzamagarika umutima by'umunsi umwe buzacya napfuye kubera mwebwe ariko nakubaza ntatabona Wagwan, welcome to Gichanda TV show. We are the Aston family. Thank you.